mwongeye kwirirwa abanyarwandakazi. Nanone ni Global TV Rwanda ibazaniye amakuru. Tugiye kureba icyo Irene yavuze kwa Vestina na Dorcas. Murabizi ko muri iyi minsi famiye ye kabisa bimeze nabi, urugo rwe bisa ngaho ruri mu kangaratete, kuko bitewe na message Vestina yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram, byateje kabisa ikibazo, ku buryo ngo Irene anaza mu Rwanda burya yaje we na Vestina na Dorcas, Vestina we agasigara muri Canada. Ibyo byose rero nibyo tugiye kureba nonaha kuri iki kinyamakuru cyacu cyitwa Global TV Rwanda. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo buri munsi tujye tuba turi kumwe mu makuru ya buri munsi. Hano mbibutsa ko hacaho amakuru politike, sport and entertainment. Cyane entertainment niyo twibandaho, kuko kabisa abantu bakunda entertainment nabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro bya buri munsi dushyiraho. Gusa si entertainment yonyine, kuko politike na sport byose tubinyuzaho. Uyu munsi rero tugiye kureba ku kintu Irene yavuze kwa ira post yavuze ku rugo rwa Vestina, no ku ndirimbo ngo nshyashya igiye gusohoka, ari byo abanyarwanda bavugaga ngo ni prank, ngo kugira ngo iriya ndirimbo igiye gusohoka yitwa Usisite ngo irebwe cyane, akaba ngo ariyo mpamvu hari ngo yabiteye ko Irene apanga iriya prank. Gusa ntabatindiye, reka dutangire, kuko kabisa mukeneye amakuru ari update. Uyu munsi rero Irene kabisa, ndetse siwe wenyine, kuri channel yiwe hariho ikiganiro cyuzuye cy'isaha 1:23. Ushaka wakireba kugira ngo uze kumenya byimbitse. Gusa hano duca muri make, kuko ntago twamara isaha yose turi kuvuga ku kintu kimwe. Iriya post ya Vestina murabizi ko arimo amagambo ye ngo yo kwicuza n'iki. Gusa ngo iriya Instagram ngo byari bisa ngaho yaribwe, ngo rero iriya post ntimuyitindeho. Gusa se tugakomeza kwibaza ati ese niba yaribwe koko kuki aribwo tukibimenya? Gusa kubimenya none hasi icyo kibazo, ahubwo kuki yasigaye muri Canada Irene agatahana na Dorcas wenyine? Namwe icyo ni ikibazo, kandi kabisa ukaba ubona ko nyine famiye ye kabisa isa ngaho iri mu kangaratete. Iki kintu kabisa ni ikintu cyo kwibazaho cyane, kuko ibi bintu ntabwo bisobanutse. Ni gute yasigara? Kuko urumva Instagram yiwe iramutse yatwawe, umugabo we yaba abizi, kandi ukabona ko nyine bakomeje no kubana neza na nyuma ya iriya post, kuko iriya post yanditswe n'umuntu kandi kabisa ntago yari yasinze cyangwa se iki n'iki. Iriya message rero irimo ubutumwa bwinshi, ntago ndi buyisubiremo kuko ndabizi ko abenshi muyizi. Gusa icy'ukuri ni uko tugomba gusengera Vestina na Dorcas. Amakuru rero kabisa tukaba tugiye kuyakomerezaho, kuko niyo nkuru iri gutrendinga cyane kuri YouTube, ku binyamakuru byandika bigiye bitandukanye bivuga kwa iriya nkuru ya Vestina na Dorcas. Gusa icyo nabatangariza, Irene icyo yabivuzeho, reka nze mbereke aka video aho yari ari kuganira na Chita Magic, bakoranye ikiganiro. Gusa ni kuri channel ya Irene, aho kabisa yahakanaga iyo prank, ko burya nubwo nyine wenda yavuze ko atakora iryo kosa, kuko ntabwo akora prank, kuko yubaha ngo umwuga we w'ubunyamakuru, ngo ni umwuga yubaha cyane. Rero iyo prank ntabwo yayikora. Rero tudatinze, reka nze turebe kano ka video
kaza kubigaragaza. Gusa niba ushaka video nde yose uze kunyarukira kuri YouTube channel ya M Irene, aho yakoranye ikiganiro na Chita babazanya ibibazo, Chita mubaza just M Irene akamusubiza. ngira ngo umuntu nabamara impungenge ngiye kuvuga ngo simbizi nabambeshye, ariko mood Vestina yimo ndayizi jana kwisha gusa siyo gusharinga society kuko n'ubuzima bwe bwite ubwo na mugenzi we Dorcas ubuzima bwe bwite ari kubamo. Nzagusharinga ibijyanye n'akazi, ibitari ijyanye n'akazi n'ukuri ntabwo uzabimenya pe. niba afite boyfriend niba ntabwo uzabimenya nunabimenya bizaba bidaciye kuri platform za MI, bizaca ahandi cyangwa nawe byivugire nabyo akabyivugira tuzabyubaha. Yego, umunsi yaje katubwira ngo mfite umuntu dukundana nshaka kubana nawe, twanabyushye. Nizere ko noneho munyuzwe kabisa ku bya Vestina na Dorcas, mumenye ukuri. Gusa hano nubwo Irene yavuze ngo ariko ugakomeza ukibaza ati ese bira bintu niba atari byo kuko kuki hano M Irene kuki yavuze ngo Vestina kuki yavuze ngo Vestina ntago ari muri mood nziza yo gusharinga society. Ako kantu nako musigari mugatekereza nako karimo ibanga, kuko kabisano dusesengura buri kamwe kose intambwe ku yindi. Niba atari ibintu ya sharing society, ubwo no kuvuga ngo nyine ntabwo ibintu bimeze neza. Ikigaragara cyo nubwo M Irene yabiciye kure, ariko iki ni ikintu kigaragara ko kabisa ibi bintu 80% ari byo, ko ira poste ari Vestina wayishyize ku rukuta rwe rwa Instagram, kuko niba bibaye atari we umugabo we yaba bizi. Ese niba iyo Instagram ye yaba yaribwe, ubwo no kuvuga ngo umugabo we yaba bizi, ndetse mwabona banabanye neza nta n'ikibazo kirimo. So guys, ladies and gentlemen, banyarwanda banyarwandakazi, mukomeze mwaze kuri akantu. Gusa mbibutsa mukomeze mukore subscribe kuri iyi YouTube channel yacu ibagezaho amakuru buri munsi. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Adolphe Muhire.